Yaratavuga ko rero urabyemera ko bitagenda neza ugatanga ingingo ifatika nk'ubu hari umushiti wanjye byabayeho twiganye inshuti yanjye cyane ntacyo yampishaga yarambwiye ati ndabyaramwe gusenya si ikintu gusenya ntabwo ari ikintu abashuti zacu zidukurikiye ni ikintu kibi cyane kuko niyo usenye navuga kuri side y'umugabo aragenda agata agaciro abantu bakamwanga cyangwa se akumva nawe stress akumva yagwa mu modoka cyangwa se n'icyubahiro cyose kiba kimuvuyeho nubwo yaba afite babana cyangwa na wamugiye ugiye ahandi nkajya kwa mukuru wanjye sister wanjye tukabana cyangwa nkajya kwa mama wanjye tukabana uba wumva utari fiyeri yahuri ubu uvuye mu rugo rwa n'umuntu wese ntawakubaha nabaha inama y'uko kugusenya ni ikintu kibi umugabo ikintu nawe yashingiyeho yumva ko urwo rugo yarurekura yamufatanye nawe n'umugabo yajyaga ajya ku kazi umugore nawe agakinga agafata umwana akamujyanira nyirakuru agaca akagenda hari abagabo rero bo hanze niba bari nagisobanura ko bagira imbogamizi mu mibereho yabo no mu myigire yabo tukaba tubasaba kugira ukwihangana mugakomera mu rugo mugashikama kuko nubundi ntago bajya kuguha divorce atari ibintu wihanganiye oya ibintu barabyihanganiye byinshi gusa ntago ari byiza kuko twongeye kubaha ikaze hano kuri Rita TV show turabakunda cyane murabizi tunashimira cyane abantu bakoze subscribe like and share na message nyinshi cyane muduhereza mutugira inama turabakunda cyane turabasuhuje tubifurije iminsi mikuru myiza twongeye kubaha ikaze abo hirya no hino ku isi kandi turabakunda uyu munsi twiteguye kubaganiriza ariko turongera tunashimire n'abantu bari gukomeza kutwereka ko badukunda basoma bareba ibiganiro byacu bakalayikinga bagasharinga tunashimira nabo batunenga kuko ni byiza bakomeze batunenge kuko iyo umuntu agukurikiranye nibwo amenya ngo iki ni kibi cyangwa ni cyiza tukaba twagikosora cyangwa se tukaba twareba uko tugihandoringa murakoze cyane uyu munsi Rita tugiye kuganira mu gutandukana k'umugabo n'umugore ni izihe ngamba zafatwa cyangwa se zakorwa kugira ngo side zombi zibeho neza ze kugira ihungabana turatangira kuri side y'umugabo uyu munsi turavuga kuri side y'umugabo turebe ni iki umugabo yakora kugira ngo yitwararike cyangwa se yigendereze neza kuri side y'umugore nta muntu wabagiye hagati ngo abagire inama ku kintu runaka cyo kurushinga kwanyu mutabanje kumvikana muri babiri njye mba numva ku ruhare rwanjye cyangwa ngira n'inama bagenzi banjye wagakwiye kwicarana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe igihe byabaye ngombwa yuko mutandukana mukagirana inama kuri buri kimwe gishobora kuba kuri njyewe nshobora gufasha abana banjye cyangwa se n'umugabo ashobora gufasha abana be kuko twese tuba twarababyaye hanyuma ku mugabo keya yose wahaga abana bawe ugakomeza ukayibaha cyangwa se ku mugore kuri side yanjye nanjye keya yose nakomezaga nk'abana banjye urumva abantu baba barashwanye ari babiri mwarashwanye muri babiri ikiba cyabarabatandukanije ni igeno ry'Imana so ntaga abana bashobora kubibamo bashobora kubikomerekeramo kuko the please muba bakure niko abana bagira ibibazo niko numva ubundi gutandukana k'umugore n'umugabo njyewe ku ruhande rwanjye numva ni ikintu gikomeye mu buzima biba bibaye ni nko kuvuga ni imperuka ibibagezeho kuko
muba mwarahuye mukundanye, mwarahuje urugwiro, mwarakundanye, mwarabyaye abana, nuko abana rero bagomba kureba uko ababyeyi sayidi ya papa na mama bakundanye, bagenda bashinga ikirenge mu cyanya. Rero iyo habaye ko gutandukana kugira ngo umugabo n'umugore batandukane, numva biba bikomeye. Ese Rita, ni iki gituma umugabo n'umugore batandukana mu rugo, umwe akajya iwabo n'undi akajya iwabo? Nge numva ikintu gishobora gutuma umugore atandukana n'umugabo we, cyangwa umugabo atandukana n'umugore we, ni ikintu nyine wumva ko wowe ubwawe urambiwe udashobora kwihanganira, cyangwa se waba warihanganiye igihe kinini ukumva umutwe wawe uraremereye. Swat umugabo wenda ashobora kuvuga ati sinzihanganira uburaya bw'umugore wanjye, cyangwa se umugore akavuga ati sinzihanganira inkoni z'umugabo wanjye, cyangwa se unawe uburaya bw'umugabo. Ugasanga nyine wenda byabaye igihe kinini, buriya umugore cyane ku bagore ntago ashobora gutabana be cyangwa kumva ngo ateruye ibintu n'abana aragiye avuye mu rugo rwe. Niki aba yararuvuyemo kera, aba yararuvuyemo kera, ahubwo gufata umwanzuro akabanza akagoragoza, naho ubundi kuvuga ngo mfasha abana banjye, mfasha ibintu byanjye, nsohotse mu rugo rw'uyu mugabo. Already uba warabyisetinzemo kera, ariko ukavuga uti reka nkomeze nihangane, reka nkomeze ngera gute, nise ningera gutya biragenda gute, ese ningera gutya wenda arahinduka. Ukabona ko byafasha aho kugira ngo wenda bihinduke, bikaba byarafasha uwundi murego udashoboye ku managinga. Ukavuga uti rero aho kugira ngo nzasare njye mu muhanda nirukanke, cyangwa se abana banjye bazahure n'ikibazo runaka, kuko buri umugabo yahindutse cyangwa umugore yahindutse, hari utuntu twishi dukorwa mu rugo, kandi abana ugasanga baratumenye cyangwa baratubonye ko abana babakura, ntago baba bakiri ababebe, baba barakuze. Niba ukubise umugore wawe, umwana arareba, niba umututsi ikitutsi gikomeye, umwana aracyumva. Ejo n'ejo bundi n'umwana wawe ushobora kuzumva kibwiye umwana mugenzi we watazi ibyo avuze, ariko yarabisanze mu rugo. Utwo duco tubi akadukurana, ugasanga umwana nyine afite nka trauma yakuye mu babyeyi. So iyo ushaka rero kumanaginga ukavuga uti reka nirinde ibyo byose, nirinde trauma y'abana banjye, nirinde ibiki n'ibiki, ushobora kuvuga uti reka nigendere wenda mbona ayo mahoro. Rero iyo ugiye, jewe mba mbona aho kugira wa mugani ngo baguteme cyangwa hari igihe hari umugore wihangana bikarangira bamwishe, bikarangira barwanya akagukubita nk'ubuhiri, ugasanga birarangiye, abana barakubuze, umugabo arakubuze, family irakubuze, ugasanga muzanye noneho ikibazo gikomeye cyane, kandi muba mwakabaye mwaragikemuye avant yuko ibyo byose bigerwaho. Ku bakunzi bacu badukurikirana, ndumva uku gutandukana k'umugabo n'umugore ni ikintu kiba cyaratangiye kuva kera, kikagenda gikura kugeraho. Ndumva ko ese Rita, iyo umugabo n'umugore batandukanye bisaba iki? Bisaba kujya mu mategeko, cyangwa ni iki kugira ngo ibintu byemezwe neza ngo uyu mugore asigaye atabana n'uriya mugabo baraseparatinze? Nawe biterwa nuko mwashakanye. Hari abibanira batarasezeranye, icyo gihe ntabwo bisaba kugira ngo niyo mutandukanye mujye mu mategeko. Hari abenshi baba barabanye barasezeranye, icyo gihe kugira ngo bibarwe neza ko mutandukanye kuzageza gupfa, mutazongera guhura nk'umugore n'umugabo, mujya mu mategeko, inyandiko mwasinye mukazisinyura, umwe agacukwe n'undi agacukwe. None se reka tubibarize mwebwe bakunzi bacu mutureba kuri Rita TV show, hari ingingo nyinshi abantu cyangwa se ubutabera bushobora kugenderamo kugira ngo umugabo n'umugore batandukane. Ese Rita,
ni izihe ngingo zishobora kugenderwaho kugira ngo umugabo n'umugore ubutabera bubahe divorce? Ingingo ngewe numva ubutabera bushobora kuguhera divorce ziba zigaragaza nawe. Ushobora kugenda ukavuga uti ngewe nk'umugore naniwe umugabo wanjye kumpohotera bikabije. Icyo gihe werekana ibimenyetso. Werekanye ibimenyetso ukavuga ati itariki n'iyi umunsi uyu n'uyu yarankubise nkomeretse ijisho. Uko ubucamanza bakakubaza ati bigaragarira hehe, ukabyerekana ukavuga ati ngaha nagiye kwa muganga itariki izi zimeze gutya na gutya. Cyangwa se umugabo wanjye ngaha uyu munsi n'uyu namufashe amajwi, cyangwa se nagize gute, bari kumwe n'abagore n'umugore yashatse bari kubisoza. Icyo gihe no kuvuga ngo divorce bayihereza umuntu bakurikije ingingo ifatika. Ubucamanza cyangwa ubutabera buyiguhereza bitewe n'ingingo zifatika zemewe n'amategeko, bibona ko nyine harimo harassment idashobora kwihanganira hagati y'abo bantu babiri. Kavuga ati natwe turengereye tukabunga bikagenda gutya, hari ikintu kizagaragaramo kibi. Bakunzi bacu turabakunda cyane, ariko ntago tubifurije icyo kintu. Impamvu nyamukuru yatumye twiga kuri iyi ngingo nuko ingo nyinshi ziganjemo za divorce, gutandukana k'umugore n'umugabo, ariko mu by'ukuri hakazamo abana bakaba victim. Oba nagisobanura ko bagira imbogamizi mu mibereho yabo no mu myigire yabo. Tukaba tubasaba kugira ukwihangana, mugakomera mu rugo, mugashikama, kuko n'ubundi ntago bajya kuguha divorce atari ibintu wihanganiye. Ibintu barabyihanganiye byinshi, gusa ntago ari byiza, kuko cyane cyane buriya ababyeyi turengera abana. Abana abari uba nyine ubabangamiye, ubakoshereje kugira ngo utandukane n'umugabo wawe. Uba ari umugabo kuri side y'umugabo nawe ashobora kugira trauma, kuko aba yarabaye mu rugo rwe yarihaye, ubona urugo rumeze neza. Icyo gihe rero ubundi urugo ni family, urugo ni umugore n'abana n'umupapa. Icyo gihe iyo umugore agutaye ugasigara muri iyo nzu wenyine, ejo wenda uzanye inkumi, ejo bundi ukazana indi, ntizaharara umwaka, ntizaharara amezi abiri, kandi ndayuzanye gutyo ntago wayibara nk'umugore wawe, ntiwayibyaramo, ntiwagira nyine urugo ruba rurangiye. Kandi n'umuntu ukureba iyo urwo rugo ruvuyeho nta gaciro aguha, nta kubaha. Uba ubona nyine bibiri bizarre, ubona utari umugabo. Cyangwa se nawe umugore wagize gute, iyo ugiye ahandi nkajya kwa mukuru wanjye, sister wanjye tukabana, cyangwa nkajya kwa mama wanjye tukabana, uba wumva utari fiyeri yahuri. Uba uvuye mu rugo rwawe, n'umuntu wese ntawakubaha. Nabaha inama y'uko kugusenya ni ikintu kibi cyane, kandi kikugarukira mu bwonko buri gihe, ukajya utekereza ko wakosheje ku cyane icyo gihe utekereza ko wakosheje iyo ari wowe wabaye kazarusenya, ari wowe wagize intandaro, wavuze utereka nte umugabo wanjye cyangwa nte umugore wanjye. Uwo muntu nta mahoro agira, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Iyo uvuze ngo reka nte uyu muryango, ese wowe mupapa utaye umugore wawe n'abana bawe, ubuzi ngo aho ugiye uzagira amahoro? Ako bavuga ko ntabwo wasinzira. Bavuga ko n'imibonano mpuzabitsina ngo ari kimwe mu ngingo urukiko rugenderaho mu kuba batandukanya umugore n'umugabo. Imibonano mpuzabitsina, iyo hari umwe muri mwebwe avuze ati ngewe ntago bigenda neza, sinabyanganira, iyo ngingo irafatika cyane, bahita bavuga ntago uzabyanganira. Ubwo niba utazabyihanganira ufite ukuntu uziyaranje. So ntago rero ntago bashobora kubihanganira. Bahita bavuga rero
urabyemera ko bitagenda neza ugatanga ingingo ifatika. nk'ubu hari umushiti wanjye byabayeho twiganye, inshuti yanjye cyane ntacyo yampishaga, yarambwiye ati njyewe umugore wanjye naramukundaga, n'umugore ati umugabo narabaganirije, njya kuri sayidi y'umugabo ndamubaza aransobanurira neza, arangije njya kuri sayidi y'umugore ndamusobanuza arambwira neza. umugore arambwira ngo njyewe defo nasanze ku mugabo wanjye ntago nayihanganira, ntago nayihanganira. bari babyaranye akana k'akabebe kamwe, ndamubwira se ko mwari mubyaranye icyo gihe cyose ko wakihanganiye ntushobora kugera ko n'ubundi mwabyaye ejo n'ejo bundi muzagira undi mwana wa kabiri, ngo njyewe ndakubwiye ngo ntago nshobora kwihanganira defo nasanze ku mugabo wanjye. ambwira yuko atabyihanganira nyine yajya amuca inyuma, kandi koko yamucaga inyuma kuko umugabo ikintu nawe yashingiyeho yumva ko urwo rugo yarurekura, yamufatanye nawe n'umugabo. yajyaga ajya ku kazi, umugore nawe agakinga agafata umwana akamujyanira nyirakuru agaca akagenda. hari abagabo rero bo hanze niba bari baravuganye kera, yaje rero aramuhamagara baragenda. umugabo rero amurya runono arabasangana, asanga yamuhaye impano nyinshi, impano atigeze amuha. aravuga ati rero nanjye uyu mugore utangiye kugenda hanze gutya agafata impano izi n'izi ntigeze muha mu buzima bwanjye, niyigendere. nuko batandukanye bafitanye umwana umwe, kandi ari abana bato cyane cyane, bakora divorce, barakoze ubukwe neza, ababyeyi barishima sayidi zombi, abana b'abantu bameze neza. bana nk'uko abyaramwe, gusenya si ikintu. gusenya ntabwo ari ikintu inshuti zacu zidukurikiye, ni ikintu kibi cyane, kuko niyo usenye navuga kuri sayidi y'umugabo, umugabo aragenda agata agaciro, abantu bakamwanga, cyangwa se akumva nawe stress, akumva yagwa mu modoka, cyangwa se n'icyubahiro cyose kiba kimuvuyeho, nubwo yaba afite babana cyangwa na wa mugore ari ku ruhande. wari uzi ko iyo warusenye niyo waba uri umugabo na bashiki bawe nta respect baguha, nta gaciro ubufite. akenshi abagore benshi basenya, akenshi abagore benshi basenya, ariko nabo hari imbogamizi bahura nazo mu mago. buriya hari igihe mushiki w'umugabo cyangwa abashiki w'umugabo iyo bageze muri urwo rugo bumva ko nyine icyo bavuze nk'uko bakivugaga mu nzu iwabo, iwa mama wabo, bashobora kuzanaho bakabategeka mu rugo rwabo. ugasanga umugore nawe avuye ku bibazo by'umugabo akubiseho iby'abashiki, akavuga ati ibintu ntabwo nzabyihanganira. ugasanga abashiki biwe bamutije umurindi wo gusenya. bibaho benshi. murumva ko gusenya ntabwo ari ikintu gishimishije. bene data bavandimwe mwese mudukurikiye, kuko rega iyo usenya urugo rwa musaza wawe nawe uba ufite urugo, ushobora gusenyerwa n'undi, ugasenyerwa n'abandi. abo mbwira bariyizi ni benshi cyane basenya ingo, ugasanga barazicankaranije. tuganira n'abantu benshi, family niyumvikane kubera umuntu umwe. nk'ubu hari umama wambwiye ati umudamu bita Bonte aranzengereza koko, birangira urugo nduvuyemo. aravuga ati biteye ubwoba. nibyo ni ukuri ku divorce cyangwa se gutandukana k'umugabo n'umugore, hariho icyuho, hariho igisebo, igisuzuguriro, haba kuri sayidi zombi. turabasaba kugira ngo mukomeze mwishingikirize ku Mana, muzarinde musaza mukiri kumwe nabo mwakunze, kuko nibyo tubasabira. ndumva ntabwo ari byiza ko n'abana kugira ngo bakurire ahantu hatandukanye n'ababyeyi babo, kuko uzi ko uburere, umwana ahabwa uburere n'ababyeyi be bombi. keretse umwe apfuye nibwo ari umupapa aba asigaye cyangwa se umumama afata na cya cyuho cy'umubyeyi wundi wapfuye akagihagararamo. ariko iyo bahari ari ugutandukana, abana ntabwo. n'ubundi umugabo yadafite inshingano akaba yaragutaye, ntekereza n'ubundi ufata inshingano za papa na mama.
oya n'ubundi birumvikana, ariko ubundi umwana iyo ari kumwe na papa na mama hari ukuntu avuga ati papa afite ukuntu ankubita gutya iyo nakoze iyi mistake, na mama hari ukuntu ambwira gutya. Noneho ukabona ko wenda tuvuge nko mu ishuri par exemple, umwana agahita avuga ati mama ntago ajya nkubita iyo natsinzwe cyane, ariko papa arankubita kandi ama punishment, ariko mama arambwira ati sorry papa waragukubise ariko ubutaha ntuzongere, uzajya ukurikira neza mu ishuri. Urumva umwana abakeneye side zombi, umubyeyi umufavoriza muri faiblesse ye n'umubyeyi umukatinga muri faiblesse ye. Ni ukuvuga ngo abakeneye ababyeyi bombi cyane cyane baba bahari, ariko mu gihe habayeho gutandukana mu by'ukuri tuba tubasaba kugira ngo hakoreshwa imbaraga nyinshi ku mubyeyi umwe, agakoresha imbaraga nyinshi agasapotinga abana be ise yataye, akabarera neza, ku nshingano z'umugabo akazigeraho, ku nshingano ziwe n'umuntu ahita arwana ishyaka cyane, cyane bikomeye cyane. Nk'abagore dukunda abana cyane gusumba n'abapapa. Abapapa benshi ntabwo ariko bumva ibibazo by'abana cyane, cyangwa se bakina cyane n'abana. Abamama benshi ngira ngo ni kubera wenda umuntu aba yaramugiriye ku gise cyane. Oya n'ababyeyi niko bameze b'abagabo, ariko mu by'ukuri igishika cyinshi ku bana kiva ku mubyeyi w'umumama. Umubyeyi w'umumama yaba atandukanye n'umugabo, agira igishika cyinshi cyo kumva ko yarwana ishaka, abana be bagakura bakazagera hejuru nabo bakamufasha ashaje. Ariko bitandukanye n'umugabo, ariko abagabo benshi ntabwo ibyo bintu bajya babikora. Ariko n'ubundi buriya icyo wabibye nicyo usarura. Icyo wabibye nicyo usarura. Iyo umwana wawe umuhaye keya, ukamwitaho, ukamwigisha, ukamuha uburere, ukamuremera ejo hazaza heza. Ntekereza yuko nawe mu busaza bwawe cyangwa mu bukecuru bwawe utazigera ubaho nabi. Oya ntago wabaho nabi. Ari niyo mpamvu twavuze ngo ni iki cyakorwa cyangwa se ni izihe ngamba zafatwa kugira ngo iyo process itarindi igerwaho cyangwa se iyo divorce itagerwaho. Nibyo twababwiye kuva tugitangira, hagomba kwihangana, urukundo nyarwo rushimitse, no kumva ukihanganira cyangwa se ukirengagiza amagambo, guteranya, ibyo byose bikugeraho, ukumva washikama mu rugo rwawe kugira ngo uzagire amasaziro meza. Iyo nyine iyo ushikamye mu rugo rwawe ugira amasaziro meza, abana ubona abuzukuru wishimye, ukabona abuzukuruza wishimye, ukabona ubuvivi wishimye, ubuvivure wishimye, nyine ugira amasaziro meza kuko uba warayaremye, uba warayakorereye. Niko numva. Ubundi divorce ni ikintu gikomeye cyane mu buzima. Rero icyo tubasabira, twumva dukeneye kubigisha cyangwa se kubahaho ubunararibonye, kuba uri mu rugo rwawe uri kumwe n'umugabo, mwese mushize hamwe, ntazibana ngo zidakomana amahembe. Niko mbizi kuva kera, niko najyaga numva no mu Kinyarwanda niko babivuga, ni umugani. Ariko mu by'ukuri hakabaho kwihanganirana. Nimba umugabo hari umupadiri umwe wigeze gusezeranya abantu, aravuga ngo imodoka ebyiri iyo zihuye, abantu bazi gutwara imodoka ari ninjoro, imwe igacana maremare n'indi igacana maremare, ziragongana. Ubwo biba bisaba kugira ngo wowe ucane maremare, hanyuma uri imbere yawe nawe abone ko wenda ushobora kuba utabona neza, hanyuma wakagabanya agacana magufi. Nizo ngo tubifuriza kugira ngo umwe ajye acana maremare undi acane magufi. Ariko nawe mu mama, mubyeyi, mu papa, buriya ntuzagire umuntu uha imbaraga zikomeye mu rugo rwawe atari umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Mwebwe muri babiri ngo mwiganirize, mwihe umwanzuro, muwufate. Njyewe ako kantu kigeze kumbaho just ntazibana zidakomana amahembe. Noneho mushiki w'umugabo aza mu rugo, yari mukuru kuri we, araza akabona nari nkifite utubebe tubiri. Arangije utwana dutoya dufite, umwe yari afite 2,
undi afite 1 n'igice ndoza hari aho ngaho. Noneho numva arambwiye ngo abana bawe ugomba kubatoza ngo ukabatoza nk'uyu nguyu yakagwiye kuzanira amazi. Tekereza umwana wa Deza, umwana wa Deza. Nawe uri umugore rero mu rugo rwawe ushaka kugira ngo ntihazagire umuntu ukuvogera cyangwa se ushaka kurema amahame mu rugo rwawe kandi ari wowe nyir'urugo, ntago ushobora kubikunda. Nambwiye abana banjye baracyari batoya, ni bato cyane cyane, se bamuharita ngo agira byibura kuzanira amazi cyangwa se agire gute, nagati baracyari batoya ariko bazakora. urumva wenda we abafite ukuntu hari ukuntu abantu barera akarera umwana wenda ari mu cyaro akumva ko no mu mujyi ariko hakagombye kurera nta bundi bugome ababifitiye. Umwana agiye kukuvomera amazi hehe mu rugo uyafite wigira kuri mu nzu abarimo hanze aba hari aho ngaho mu gikari n'imbere aho ushaka niho ushyira robine. So bo baba baramenyereye ibyaro byabo kujya ku gasozi kujya kuvoma, akumva ko na wa mwana w'umujyi azaza akafata akadomora agasohoka mu rupangu iwabo akajya mu mujyi kugira ngo uzabone robine ku gasozi ni ikibazo. So nyine bo ntago baba barabimenyera, ariko nawe uba ugomba kubimanaginga. Nabimanaginze bigenda neza rwose. Buriya kugira n'umugabo muganira mukumvikana mukaba nk'abavukanyi cyangwa abavandimwe nta kinanirana rwose, urugo rurakomera. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Iki kintu ni ikintu gikomeye kuko divorce ziruzuye, ugasanga umugabo n'umugore bamaranye umwaka umwe bagiye gusaba divorce, hari abamara imyaka 20 bakajya gusaba divorce wenda biturutse ku mitungo batari kumvikana, cyangwa se abana umwe agashaka kujya kuri side ya mama undi side ya papa, ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. None nagira ngo nsabe Rita asangize aba bakunzi bacu bari kutureba inama nyamukuru cyangwa se ingingo nyamukuru yo kuba wakwirinda icyo kintu cyose uko cyagatangiye nuko cyarangira, kugira ngo iyo divorce tuyikumire hakiri kare, abakunzi bacu batazagerwaho n'icyo kintu kuko twakibagejejeho. Banyakubahwa rwose, bavandimwe, bakobwa beza, bamama beza, bapapa beza, basore beza, ndabinginze mwuka byaramwe mujye mukundana. Aho wumva bitagenze neza uganiriza umukunzi wawe cyangwa se uganiriza umugabo wawe cyangwa se uganiriza umugore wawe, umubwire uti ufite uburenganzira, kuko iyo mubana muri babiri buri umwe wese aba afite uburenganzira, kuko aba ari urugo rwawe n'undi nawe aba ari urugo rwe. Urugo ni urwa babiri n'abana banyu. Rero iyo udatinyutse ngo ubwire umuntu ikikubabaje mu gisabanira imbabazi birangire, niho havamo kumva ko nyine ati umugore wanjye yarananiye, ntanyumva, ntagira gute, ibisi nzabivamo reka nigendere. Cyangwa umugabo wanjye yarananiye, naragira biki n'ibiki, ntago nzabivamo reka nigendere. Kubera iki? Nta wicara mwebwe muri babiri ngo yicaze undi, mugirane inama, muganire, nyine mwumve ko ikibazo mwacyoroshye. Icyo gihe cyose mukumva ko muri hejuru cyane, umwe yahagurutse agatera hejuru undi agatera hejuru, nta kigenda. Ariko iyo umwe niyo wababara ntago ubabara umunsi wose, kuko no muri biriya biranditse ngo kubabara amasaha 28 ngira ngo ni icyaha, kurakara umunsi wose izuba rikarasa irindi rikarenga. So ubwo iyo rero wirinze icyo kintu ntago ushobora kubabara n'iminota 30. Umugabo nawe iyo yakosheje ntago ashobora kuyoberwa ko yakosheje, ahubwo arakwegera akakubwira ati ngwino nkubwire. Mukicara hariya, yaba azi ngo ukunda agafanta kakoka akakubwira ati nkugurire igikoka se, nawe ukumva ko ari muri bwa buryo bwo gusaba imbabazi. Ubwo nyine wowe nawe iyo wumva utari umwana mubi ku mutima, already niyo atazi gusaba wamubabariye, kuko niba atekereje cya kintu ukunda akakubwira ati nkikugurire, ntago aba kwanze.
ahubwo hari igihe na shitani ica mu bantu akagutera urushiha ukavuga amagambo mabi akomeye. Rero wa mugore yayihanganira akabyimba ni hahandi umugabo ajya kukaza agasanga umugore yikoreye inzose yigendeye, yamuhamagara ati nagiye gumana urugo rwawe ngiye narakurambiwe. Ubwo rero ikintu nyamukuru ushobora gukora ni ukuganiriza umugabo wawe cyangwa ukaganiriza umugore wawe mukicara. Si ngombwa guhora mu bana kuko muba mukwiye kwicara muri babiri mukungurana intekerezo, mukicara mukaganira muri ahantu hatuje, ukavuga uti ngewe dadi nkunda ibi nanga ibi rwose jya umbabarira iyo byagenze gutya meze gutya. Ushobora no kuvuga ati ngende umusazi ikintu cyose mbonye mvugiraho cyangwa se bimeze gutya na gutya, nawe akakumenya buhoro buhoro. Ntabwo umuntu amenya undi niyo mwamumaranye imyaka 5 hari igihe ashobora kuba hari ibyo atazi ko hari ibyo utamuganirije. Kuganira rero k'umugabo n'umugore gutuma hari ibyo umenya kuri mugenzi wawe bikagutera gukomera. Niyo wazahura na kakabazo gakomeye kagukora ku mutima ukakihanganira kuko ubuzi ko hari icyo umuziho nyine kandi kidashobora guhinduka. So bigusaba kwihangana kugira ngo ukuze abana bawe umumama kandi muzanasazana ari umugore n'umugabo uvuga ati ni umugabo wanjye nyine niba bigenda gutya ariko ni umugabo wanjye. Undi nawe umugabo nawe ati ni umugore wanjye nubwo bigenda gutya ariko ni umugore wanjye, namushyira hehe se? Ntawo namushyira ni mama w'abana banjye. Nge numva ariko twabigenza. Nibyo rwose nicyo tubifuriza abakunzi bacu bakunda Rita TV show. Turabifuriza kudatandukana mu ngo zanyu kandi urumva no kuvuga ngo bagabo bacu mube mwumva no kutujyana ahantu tukaganira. Ikiganiro nicyo kintu cyiza gikomeye mu buzima kugira ngo ubashe kumvikana. Ubundi communication nicyo kintu cya mbere kibanza kugira ngo urukundo rw'umugabo n'umugore mubashe gukemura ibyo bibazo byose biza hato na hato bikagera muri divorce kugira ngo n'abana bacu batagomba kubigwamo, batagomba kubiburizwamo nyine bakaba victime y'icyo kibazo. Rero bakunzi bacu ba Rita TV show ibiganiro byacu nakagaruka. Turabifuriza iminsi mikuru myiza, mukora share, mukora comment, muduhe n'ibitekerezo bizima, mukande na subscribe. Tujye duhora twumva ko muturi hafi. Murakoze cyane nakagaruka. Ciao ciao.